Ndabasohoje nanone ikaze kuri Sweet TV na Sweet Radio Rwanda. Mudukurikira online buri gihe kuva saa 11. Nshimye mwe mwese mubana natwe mu biganiro bitandukanye. Niba utarakora subscribe kandaho ubundi unabisangiza abandi. Natwe turagusezeranya kuzajya tukugeza ibiganiro by'ubwenge. Rimana Jean Paul, umunsi tugiye kuganira ku buzima, impinduka zibubamo bitewe n'igihe runaka. Twandikire kuri live chat, turagenda twungurana ibitekerezo. Ubuzima ni iki? Nanjye mbasuhuza mwe mwese mumaze kumenya ubuzima icyo ari cyo. Ndemera ntashidikanya ko benshi muri twe tumaze kwemera neza ko ubuzima ari nka kaminuza iruta izindi. Twese tuzi ko ifaranga aho rikubise horoha, ariko noneho mu buzima twabonye ko hari n'igihe amafaranga uyagira ukabura igihe uyakoresha. Mu buzima hakenerwa byinshi bitandukanye, ariko bimaze kugaragara ko hari n'igihe ibintu byose bishoboka ko bya bintu biba bitagikenewe mu buzima. Ngenda cyabaza ikibazo kigira kiti ubuzima ni iki? Ubundi usanga umuntu abyuka akibrosa, akajya muri dushe, agatera ipasi imyenda agiye kwambara, akambara akajya ku meza agafata ibya mu gitondo. Yaba afite umukozi, ubwo nawe akaba yahanaguye imodoka. Waba ukigenza ugafata twa dukarita bakoza ku modoka cyangwa moto, ubundi ukajya mu mirimo. Mu mwaka w'2000 abakristo n'abandi basenga bahinduye ubuzima bwa benshi kubera ibihuha by'imperuka. N'utarasengaga icyo gihe yarasenze, imyaka irahunikwa kubera gutinya iminsi 3 y'imperuka, nk'uko abantu benshi byari byarabagiye mu mitwe ko ari cyo gihe isi izahura n'imperuka. Ubuzima burahinduka umunsi ku munsi, nyamara hari n'igihe benshi muri twe nta n'isomo bidusigira, bikamera nka wa mwarimu umenya ibyo yigishije gusa ubu ubwo akabyimenyera. Ubuzima bwo mu 2000 hasozwa umwaka w'1999 twinjira neza muri 2000, abantu baravuze karahava. Mbega icyakundaga kwizihizwa nko kurasa umwaka, ibyo byari byahindutse ikibazo ku buzima bwa buri umwe, yibaza niba iminsi 3 y'imperuka azayimara. Ibiryo by'amoko yose byarahashywe, amazi aheshwa umugisha ku bakristo Gatolika. Nk'uko abakristo babivugaga, ikintu gihawe umugisha nicyo cyonyine cyagombaga kuba gifite ubudahangarwa. Ntihagire umbona nabi cyangwa ngo ntere ibuye, ahubwo twese tumenye neza ubuzima ni iki. Kuko nanjye ukubwira iby'amazi y'umugisha, ndi umukatoliki kandi sindi umwemera gato, ariko tuganire. Mwe mubona ubuzima budahindagurika? Reka iyo minsi ya kera nyisanishe n'iminsi turimo kuri iki gihe. Yewe n'abazavuka mu myaka izaza wenda bazamenya ko hari igihe ubuzima bwageze aho bugahagarara, isi yose igatitira mu gihe gito, hatitawe ku budahangarwa bw'ibihugu cyangwa se igihugu icyo ari cyo cyose. Aho ubukungu bw'isi bwakonkobotse bigaragarira buri umwe. Ibihugu byari ku muvuduko ukabije mu by'ubukungu nabyo bigakomwa mu nkokora. Iki gihe ni mu mwaka w'2020. Uyu mwaka ubwo nandikaga iki kibazo kibaza ngo ubuzima ni iki, hari hashize amezi 3 umwaka utangiye, ariko ni umwaka watangiranye impinduka nyinshi mu ngeri nyinshi zitandukanye. Ni umwaka watangiye abantu babwirana ngo muzawurye ntuzabarye. Mbega twese tuti umwaka mwiza kuba uhuye nawe wese. Uyu ni umwaka byibuze mu Rwanda tutajyaga tubona mu myaka yose yashize, dutangiye kubibona. Ni umwaka twabonyemo bimwe twavuga, ni umwaka twabonyemo bimwe twajyaga twumva ku bwa Nowa, Imana igihanisha umwuzure, ariko natwe twarabibonye. Nyabarongo ikuzura, Nyabugogo ikarengerwa, ukabyuka ugasanga cyangwa ukumva abaturanyi bagwiriwe n'amazu kubera ikiza cy'imvura. Ruhurura zigatwara abantu. Ibyo byose byakaje umurego mu mwaka w'2020 tutari tumaze amezi menshi dutangiye. Reka noneho mvuge karundura yahagaritse ubuzima kakahava. Coronavirus disease 19, COVID-19. Mu magambo arambuye nabikubwiye, yabonetse mu mwaka wa 2019, ariko benshi ntitwayimenye. Ariko noneho muri uyu mwaka wa 2020 twayimenye, tuyimenye. Ibice byose by'isi nabyo birakimenya. Kireka kuba epidemi, ahubwo kirazamuka kiba pandemi, kuko isi yose yari igifite uretse umugabane wa Antarctique gusa. Nkurikije iki gihe nanditse iki kibazo ngira nti ubuzima ni iki. Iyi virusi ya COVID-19 yongeye gutuma iki kibazo nongera kukibaza, kandi nkomeje
Twakomeje kumva iki cyorezo gica ibintu mu Bushinwa, tuti hamwe Imana irara ntikizahagera, kuko twe nk'Abanyarwanda twemera ko yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ariko natwe cyatugezeho. Twabibonaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, tubona ibihugu bindi byibasiwe, tukabona ari ibintu bidashoboka, ndetse tukumva ko bizahera iyo ngiyo gusa. Mu Bushinwa iki cyorezo cyaraje gikangaranya isi. Abagifashe minenembwe kirabatigisa, ndavuga cyica abatari bake mu minsi mike cyane. Isi igeze aho ibona ko ari ikibazo. Reka ngaruke ku buzima. Nibwo nabonye ko hari igihe ubuzima bushobora gufatwa kimwe bitewe n'ikintu cyaje kandi gifite imbaraga ziruta iz'amafaranga. Kuri ubu ibihugu byose birashishikariza abanyagihugu kuguma mu nzu, imipaka irafungwa, ingendo z'ikirere zirahagarara, mbega ubutwererane burakendera. Aho umuntu agira ibyago akitabara, akabura n'umuturanyi wamufata mu mugongo. Waba wanahagiye ntumwegere, ukamubwira byibuze muri metero 1.5. Iyo niyo Covid tuvuga, yongeye guhindura ubuzima. Ubu nandika iki kibazo ndetse n'impinduka z'ubuzima, n'u Rwanda rw'imisozi igihumbi rwihaye intego yo gukumira iki cyorezo, aho abaturage bose bahawe amabwiriza yo kuguma mu rugo, nk'uko n'ibindi bihugu byose byari bimaze igihe kitari gitoya muri aka kato. Ngaho nidutekereze, virusi yatumye ubuzima buhagarara, amashuri agahagarara, yaba abanza na kaminuza, ingendo zigahagarara, umuntu akaguma iwe mu rugo atanemerewe kurenga umurenge atuyemo. Murumva impinduka z'ubuzima zidakaze? Hahandi umukire n'umukene wasangaga mwese muhurira kuri butike, nabwo igihe cyose muhana intera ya metero n'igice, ntawe ukora ku wundi. Umuco twari twaravukanye twarihayemo intego, tukawuvamo mu gihe nk'icyo guhumbya. Wa wundi wo guhana ibiganza ubundi wasobanuraga ubumwe. Tekereza ahantu za ngo zari zubatswe nabi, zirara zishya mu gitondo zikazima, zabonye umwanya wo kugumana igihe kitari gito cy'iminsi igera hafi kuri 14, ndetse hakingezwaho n'iyindi. Ndakeka zarashashe inzobe kakahava. Aho tubari, inganda, imirimo itandukanye ihagarara, kandi yari ifitiye benshi akamaro, aho umumotari atabashaga kujya kuri moto ngo ajye guhaha igitunga umwana. Aho umusoro uba uhagaritswe, abapangayi bakoroherezwa kwishyura bitewe n'impinduka z'ubuzima. Murumva ubuzima ari iki? Iki cyorezo cyatumye hubahirizwa umuco wo kudakora ku mafaranga ngo naryo utayanduriraho. Hamwe washoboraga no kujya kuri banki ushaka 30,000 bakaguha 15 gusa kugira ngo bagabanye umuvuduko w'amafaranga mu bantu. Hahandi warariraga ifiriti na makaroni bageraho n'abasangira n'abandi kawunga ku meza imwe. Hahandi abagabo birenzaga za mushikaki n'utubenzi bakagerekaho ibirayi n'ibitoki, bagataha babuya batura imibi y'inkoko ndetse n'ibindi. N'ibyo byose twavuze, batangira kuyoboka imyumbati n'ibishyimbo bya nimugoroba. Yewe hahandi abari basanzwe barya 3 ku munsi batangira kugabanya ingano y'ibiryo baryaga kugira ngo byibuze iminsi nayo y'icumi. Iminsi yo kuguma mu rugo badapagasa nayo yariyongereye. Hahandi umuntu aryama avuga ati ejo nzamera nte. Tekereza ku buzima, aho umuntu ava mu mujyi wa Kigali agataha mu mujyi wa Huye n'amaguru, ahunga iki cyorezo agira ngo abe bugufi y'umuryango we. Ubu nibwo buzima. Ubundi mu busanzwe abakozi basaba konji z'umwaka. Aha ni mu buryo umukozi wese ukorera leta aba yemerewe kuruhuka igihe cy'ukwezi kumwe byibuze mu mwaka. Ariko n'abatari abakozi babonye konji batari banasabye, kuko ubundi abenshi twari dutunzwe no guca inshuro turyaho twakoreye ku munsi. Tekereza hahandi umuntu ashyirirwaho gusohoka saa 12 akajya guhaha, yewe atemerewe no kujyana n'umwe mu muryango we, nubwo benshi babirengaho bakikorera ibyo bishakiye. Tekereza nawe hahandi wongera gusohoka mu rugo, nabwo wa wundi ugiye guhaha ubundi ntihagire urenza saa 1 atarataha. Tekereza hahandi mutanemerewe guhagararana muri agatsiko k'abantu byibuze 5. Ese murumva atari impinduka z'ubuzima? Murumva ubuzima bwa 2020? Reka tuze ku mibereho ya buri munsi. Kubaho utekereza ku masaha y'umunsi, ushaka icyo wakora n'icyo wareka, ubundi ukabura n'icyo wakora, ahubwo urwana no kubona amakara yo guteka igikoma cy'abana n'ibyo kurya byibuze ngo mucume amasaha. Gusa izi ngamba ni nziza, twese turazishima, nubwo kwigisha ari uguhozaho, hari abifata nkaho nta cyabaye, ariko nabwo biterwa n'ubuzima. Biragoye kuba waramenyereye gukora umunsi ku munsi,
bukira nta giceri cy'ijana winjije mu mufuka wawe. Umumotari, umufundi, umuyede, tekereza ubuzima bw'iyi minsi bari mu kato. Iki cyorezo cyazanye impinduka zikomeye. Muri iyi minsi byatumye nibaza ku bacuruzi bari barashinze business aribwo bagifata ideni rya banki nubwo bakoroherezwa. Natekereje cyane ku kidodo cy'umutima kuko dukurikije ubukana bw'iki cyorezo, ndatekereza mu by'ukuri iminsi iramutse yiyongereye bikava ku minsi 10 ahubwo bikaba amezi y'akato, kimwe n'uko imibare yari ikomeje kugenda yiyongera y'abanduye icyo cyorezo. Ese murumva byagenda gute? Ubuzima ntibwahagarara? Turashima cyane igihugu cy'u Rwanda cyafatiranye mu maguru mashya ibintu bitarakaza umurego ngo byibuze twumva bavuye mu buzima kubera iki cyorezo. Ingamba zafashwe ubundi nta n'umwe zakabaye zitera ikibazo, ariko abaturage benshi ntibaba babyumva kimwe. Hari n'ababa babifata nk'imikino, yewe n'abagabo babaswe n'agacupa kubyumva byaragoranye. Ese gahunda ya guma mu rugo yahinduye iki ku buzima? Njye ubwanjye ngendeye aho ntuye nkahafata nk'aho arongeye gushimangira kuri iyi mpinduka, numva byinshi mu bari banzengurutse muri iki gihe, numva n'ibyo batekereza. Gushyigikiriza ingamba byabanje kugorana ngo zumvikane. Urubyiruko rwari rwabifashe n'ay'ubu rwitemberera uko rubishaka, akenshi tukibaza aho bajya. Imiryango myinshi yari itunzwe no guca inshuro, imibereho yari igoye, yewe bamwe batangira kwikoma abandi kagabantu kugira ngo babashe guhabwa ibiryo, hafi no kubyutsa amakimbirane muri ibi bihe bigoye. Mbega iki cyorezo cyatanze isomo rikomeye ku miryango itari mike. Impinduka mu miryango. Twese mu Rwanda tuzi byinshi bibera mu miryango, ntitwirengagize ko haba hari imiryango ibanye nabi, yewe n'imiryango ibanye neza yigirwaho na benshi aho batuye. Ariko gahunda ya guma mu rugo yatanze isomo rikomeye ku miryango imwe n'imwe. Ese hahindutse iki mu buzima? Byinshi byagiye bihinduka, yewe ku buryo bukomeye cyane. Abagabo, abagore bose batangira kwirirwana, abana batajyaga babona urukundo rw'ababyeyi, barahariwe abakozi bo mu rugo, byibuze babona umwanya wo kureba ababyeyi babo mu maso. Ariko noneho hari n'abatarigeze bababona kandi birirwana mu rugo, n'ubundi birirwa mu byumba bitandukanye kubera ya myiryane twavuze haruguru. Uretse n'ubukene bwahanumaga, ntibyakuraho imibanire y'imiryango. Gufashanya byakozwe gake kuko buri umwe yarwanaga n'ibye. Hari abagabo bagiye bafatwa kubera icyizere gike mu bashakanye. Warambika fone hasi, umwe akaba arayeguye, ubwo agasangamo kode nk'igihumbi, ibisobanuro bikaba byinshi. Ubuzima byo bwarahindutse pe. Nta muntu usura undi. Abari bazwi bahinduwe intamenywa kubera ko babroka muri telefone yabo, kubera ko buri umwe yumvaga ko kwakira telefone ari ugusabwa gusa. Hari abagabo bari batunzwe n'ingo zitandukanye, ubu bananutse karahava kubera gutungwa n'urugo rumwe. Abandi bitoratozwa amasaha yo guhaha bakamera nk'abaciye ikiziriko, ubwo gahunda bakayifatira ahandi, gutaha bikaba igicuku kiniha. Batitaye ku cyorezo bakabaye birinda baguma mu rugo, byose ari uguhunga aho baba. Ese izi zose si impinduka z'ubuzima? Ubuhamya bw'umugabo umwe bugira buti, kwirirwa mu rugo si ikintu. Mwa bagabo mwe, ibibazo biragwira. Iki cyorezo cyatubereye icyorezo. Mbere navaga mu rugo saa moya njya mu kazi, nkataha byibuze saa 3 bitewe n'akazi nakoraga. Navaga mu kazi nkabanza kuganira n'inshuti byibuze nk'isaha imwe, ubundi nkagera mu rugo nka saa 3 cyangwa se saa 5. Nkasanga bicaye bareba filime, nkasuhuza abo mu rugo, nkajya ku meza, nkajya mu cyumba nkaryama. Amasaha namaze ntaryama, ubu nayo ngiye kuyarangiza. Ubwo nzaba nsigaye ntazi icyo mvanamo noneho. Sinajyaga mbona amakosa abera mu rugo, ariko iyo ubyutse ubona byinshi bitandukanye kandi n'ibyo wajyaga ubona mbere. Aha twavuga nk'isuku, uburyo ibiribwa bitegura, n'amakosa akorwa n'abo mu rugo cyangwa se mu miryango. Mbega ubwo ibindi mbigira ibanga. Nikundiraga kamushikaki ariko sinkikabona. Nakundaga kuganira ariko sinkibibona. Gutera akabariro byo rimwe na rimwe kubera impamvu zitandukanye. Sinkunda amafilme nk'abandi. Noneho urabaza impinduka, yewe zirahari. Ahubwo mwitege umunsi bafunguye ibikorwa n'aho babyinira, n'abatarajyayo bazararamo. Uyu mugabo yongeyeho ko ari bwo yabonye umwanya wo kwigisha abana, akabacira imigani, ibisakuzo ndetse akanabigisha indimi, Igifaransa n'Icyongereza, atibagiwe kwandika gakondo. Uyu mugabo yashoje agira ati, yewe
si twe tuzarota iki cyorezo gicitse burundu cyangwa ngo kibonerwe umuti. Twaganiriye kandi n'undi mugore umwe, twamubaje tuti ubu noneho ibintu bimeze neza, uretse kuba nta kazi gakorwa umunsi ku munsi, ariko Keya noneho yarabonetse. Yashubije agira ati mperuka Keya nkiteretwa, kuko ubundi ibyo ndimo nanjye byaranyobeye, ahubwo nibwo ari bibi cyane. Yongera ati uzi kwita umuntu sheri yarangiza akakuka inabi imbere y'abana? Sha ibi ni ukuba mu muriro kabisa. Nyamara iyo aganira kuri telefone n'abandi ntazi, uba ubona yishimye, ariko njye navuga shaho agatomboka bigashyira kera, intimba imenywa n'umutima gusa. Muri aba bose twaganiriye bafite byinshi bakwigisha, kandi nawe ubwo bafite byinshi ushobora kugenda utubwira. Ikiganiro cyacu kirakomeza, ndetse n'ubutaha dushobora kuzagendera ku bitekerezo mwaduhaye, tukagenda twunganirana bamwe ku bandi. Ikiganiro mugikurikira live buri saa 11 z'umugoroba. Ku bari mu mahanga mushobora kutwandikira mukoresheje WhatsApp guteranya 250 73 042 5778, cyangwa se ukaduha ubutumwa kuri email Imanirahunda Jean Paul. Bye bye, ciao ciao, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.